abantu be kuburana kandi babana mu ibihe byiza kuri mwese mudahwema kudukurikira ku Nzira kuri TV. Amahoro y'Imana nabane namwe. Imbere ya kamera turi kumwe na Mama Fabrice. Mama Fabrice, muraho neza? Muraho neza. Amakuru turashima Imana. Urakomeye? Urashima Imana? Ndakomeye, ndashima Imana. Kuri wa gatanu wa weekend. Mama Fabrice, rero twebwe ntabwo tujya dutinda ku bakunzi bacu, barabizi ibiganiro byacu nakagaruka, ntabwo tujya dutinda mu bintu. Tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu ni umunsi mpuzamahanga w'abadamu, w'abagore, ababyeyi. Uvuze iki ku badamu b'abakristo? Tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu ni ngaruka mwaka n'umunsi w'abagore. Turanashimira Imana, tunashimira n'ubuyobozi bwiza cyangwa mpuza aho byaturutse kugira ngo bashyireho uwo munsi. Mu by'ukuri urambajije ngo ubuvuzi iki ku mukristo, ariko navuga wenda no ku mugore muri rusange. Yego, kuko ntabwo uvuze umunsi mpuzamahanga w'umukristo w'umugore w'umukristo, ahubwo uvuze umunsi mukuru w'umugore muri rusange, umuntu wese witwa umugore. Yego, ariko hari umwihariko nyine w'icyo uvuze ku mugore w'umukristo. Ntekereza ko ari umunsi ngiwe uko mbyumva cyangwa uko nabitanga, ntekereza ko ari nk'umunsi umugore wese akwiye gutekereza, harya amaze imyaka ingahe ndi umugore, harya ni igiki nkwiye gukora nk'umugore, harya inshingano z'icyo nabaye cyo ndazubahiriza. Ntekereza ko ari nk'umunsi wo kwisubiramo, cyane cyane ku mukristo, kuko buryo umuntu yisubiyemo asanga ari uruhande rw'ibyo yishe, akasanga ari n'uruhande rw'ibyo yakijije. Ku mukristo numva nabivuga gutyo, ariko ku mugore muri rusange navuga ko ari umunsi washyizweho nk'icyubahiro cy'uyu mugore. Uyu mugore ni umuntu udasanzwe, umuntu mama w'abantu, mama w'umuntu, umuntu ubaho ubuzima buva mu ndi muntu akabaho. Ni umuntu udasanzwe mu by'ukuri. Batekereranyije ubuhanga, babitekererezanyije amatsiko, ubuhanga pe. Kuko yarakwiye kugira uyu munsi. Ni umunsi udasanzwe kandi ndifuriza buri wese kuzamubera umunsi udasanzwe. Uyu munsi rero, cyangwa se abadamu, ababyeyi b'abakristo, muri cyareka tuze nubwo ari umunsi mpuzamahanga w'abamama, ariko turavuga cyane no ku badamu b'abakristo. Yego, abadamu b'abakristo mwumva muti? Abadamu b'abakristo nk'uko mbivuze, tumva nk'umunsi wo gutekereza inshingano twahawe. Kuko wenda nanjye ubwanjye nk'uko wenda ariho twakomeje gutinda, ndi umukristo, ndi umugore w'umukristo. Yego, kandi noneho abagore b'abakristo bari mu itorero, wibuke ko bashatse mu buryo butandukanye. Hari ababaye abakristo batarashaka, hari n'ababaye abakristo barashatse, harimo abagore babaye abagore barashatse barabaye abakristo, harimo n'ababaye abakristo. Muri rusange harimo impande ebyiri ku bakristo. Ni umukobwa wirinze akaba mu nzu y'Imana, Imana ikamuha amahirwe yo gukizwa ari umukobwa, agashaka ari mu itorero, ubu nawe ni umugore. Hari n'abandi nabo bashatse nkanjye, bashakira hanze y'itorero, ariko nabo bageze mu rugo baba abagore, nyuma bahura na Kristo ari abagore mu nzu, bahura na Kristo baba mu nzu y'Imana. Icyo bivuze rero ni ugutekereza ngo mbese kuki iyi nshingano ari njye wayihawe. Kuko nko kuri iyi myaka mfite, harimo abakobwa batari b'abagore, kandi no kuri iyi myaka mfite harimo abagore batari b'abakristo kandi bari mu ngo zabo ari abagore. Uyu munsi mpuzamahanga twese tureba. Ariko icyo nshatse kuvuga ni kimwe, ese noneho kuki nagize umugisha wo kuba umugore kandi nagize nkaba n'umugore wo mu nzu y'Imana? Ibyo bintu ni umunsi wo kubitekerezaho, ugatekereza ngo mbese kuki uyu munsi uriho. Ntituwufate nk'umunsi wo gukenyera ibitenge cyane, bamwe ngo barare ku rwuririro, abandi ngo abagore babatekere. Mu minsi ishize nigeze kubona ahantu hamwe mu rusengero bahekesheje, bashyize abagabo bimbere benshi babahekesha abana, biranabananira. Bamwe babahaye abana gutya mu biganza ku munsi w'abagore, babashyira ahantu mu itorero, barangije barabara rimwe kabiri gatatu. Harimo abo byananiye pe, gufata umwana gutya akamukaraga akamushyira mu mugongo akajisha. Harimo abo byananiye. Ntabwo ari uwo munsi uvuga ngo umunsi abagabo bazirwa bahetse abana cyangwa bazabigisha guheka abana, kuko n'ubundi izo nshingano se z'abagabo.
ahubwo ni umunsi wo gutekereza ngo mbese nkanjye mama Fabrice mu myaka 21 ndi kwinjiramo wo kuba ndi umugore wa Jire Hakurimana, mbese inshingano zanjye nazinogeje gute? Mbese icyo Zaburi ya 31 ivuga ndagikora? Murongo guhera ku 10, umugore mwiza ninde wamubona aruta cyane Marie Jeanne, akenyerana imbaraga, amenya imico yabo mu rugo rwe. Isizo nshingano koko uwo mugore ndi uwo nguwo? None asanga ari byo ntanogeje nk'umugore w'umukristo. Nico Bibiliya ihora itubwira ngo kwihana guca bugufi. Ngiye nikeza ko ahubwo ari umunsi umugore wese yakagombye gucaho bugufi, noneho kandi niba n'iby'indashyikirwa yakoze nk'umugore w'umukristo abibashishijwe na Kristo, uwo munsi agashimira. Ndahenda abagabo bose bafite ibintu uyu mwaka abagore bakoze, akakora ibintu rwose ukabona ko nawe ari iby'indashyikirwa, uzamushimire, uzabashimire, muzadushimire. Nibona ko hari ibintu n'umugore nibwo narayenganiriye n'umutware ndamubwira ni ku itariki 8 n'umunsi w'abagore muri guteganya iki? Nyina araseka, mfite umutware ukunda gutuza cyane, akumva ko nabajije kuko namaze kumenya ko fondation kimwe muri fondation ziba ku rugo neza. Rukagira ku myaka 21 mugifitanye amatsiko, mucyumva muganira, mucyumva haremerwa ibirori mu rugo rwanyu, mwumva hari ibintu bikoreka mu rugo rwanyu, mukumburana. Ni inzira y'ibiganiro. Buri iyo nzira yarasibamye hirya no hino mu ngo. Abantu barabana ariko ntibaganira. Ariko namuganirije nyine araseka, ariko buri ibyo navuze buri umugabo nyine, ubundi abagabo tuzi ko ari ibikorwa, ubundi umugabo wese ahava akagera n'ibikorwa. N'urukundo rwe nago yabona umwanya kumamagara ngo arongo ndagukunda, aro sheri ndagukunda, ariko ashobora gukora ibikorwa nkita mbona uwo ari we kuri njye. Nkanjye n'urugero, buri wese afite ukuntu. Hakaba rero n'undi wenda udafite n'ibyo bikorwa ariko akubaka uburyo bw'ibiganiro cyangwa uburyo bw'ayo magambo. Rero hari ibintu usanga rimwe na rimwe uyu munsi wa none abagore b'abakristo babakennye babuze. Nkanjye nanayoboye abagore, nayoboye ministeri y'abagore imyaka 2 yose, nagiye mpura n'imbogamizi zitandukanye ku mugore. Numva ko Imana yamaye amahirwe, kandi cya kabiri ndi umwana watangiranye n'umugabo kuva kera ndi umwana. Umugabo rero urumva hari utwo muziho, ari uko nanjye niyize, ari nuko muziho bitewe uko nari mufite mu biganza. Ariko icyo nshatse kuvuga si icyo ngicyo cyahashize, ndashaka kuvuga none uyu munsi ndi umukristo. Uyu munsi ndi umukristo nkuko wambajije, umugore ni itariki cyangwa ni umunsi mpuzamahanga, ariko by'umwihariko umugore w'umukristo akwiye kugaragaza uruhare rw'impinduka ndetse no gukora cyane. Mbese muri make agashyiraho imbaraga ku byo yubatse byubakitse, akanashyiraho imbaraga ku byasenyutse kugira byubake. Kuko umugore ni imyugariro, umugore ni imbaraga, umugore ni ubushobozi. Niyo mpamvu buriya njya nkunda kuvuga ijambo rikomeye nkavuga ngo buriya umutwe warwara, umuntu agakomeza akagenda akanakora akaba, ariko umutima urwaye deje ukanahagarara, urugo nuvuga ngo ubuzima baba buhagaze. None twiswe ba mutima w'urugo. Nuvuga ngo niyo mpamvu uri kubona uyu munsi imyitwarire y'abagore, imibereho y'abagore, uburyo bw'impinduka y'abagore iri guteza ibibazo bikomeye cyane by'uburyo bwa divorce cyangwa itandukana ry'abashakanye. Nuvuga ngo itandukana ry'abashakanye urareba ugasanga 90% abagore tubifitemo uruhare, kuko turebye twareba ingero z'abahashize abakera. Ibintu duhura nabyo none nta hantu bitaniye n'ibyahashize, ariko umugore wa kera yarafite ibintu bitatu yubahiriza, cyane cyane wo mu nzu y'Imana. Yari ihanganaga. Uyu munsi kwihangana k'umugore ntabwo uhari. Umugore wa kera wo mu nzu y'Imana yarubahaga. Uyu munsi arakuvugisha, mwavugana gato ugasanga ahubwo nawe ushaka kuba umugabo, kandi ntibyashoboka. Icya gatatu, umugore wo mu nzu y'Imana yamenyaga cyane iby'inshingano, akamenya ibyabo mu rugo rwe, akamenya inshingano uko zubahirizwa nuko agomba kuzitwara. Uyu munsi rero ntago byoroshye, uri kubona ko ari ibintu bikomeye cyane kugira ngo utandukanye umugore wo mu nzu y'Imana n'umugore utari wo mu nzu y'Imana. Urabira kugora kuko abo mu nzu y'Imana barakora divorce, baratandukana bagashaka n'abandi, n'abatari abo mu nzu y'Imana barashaka gutandukana bagashaka n'abandi. Ntago byoroshye, ariko imiryango iragira ikibazo kandi. Waruvuze ku kintu cyitwa kubaka neza n'ikintu cyitwa divorce. Urabona ko mu nzu y'Imana cyangwa se mu muryango ingo ziri gutandukana, n'abakristo nabo bagasenya. Kuko umukristo se nawe yarakwiriye gusenya? Ntabwo umukristo arakwiye gusenya, kuko ubundi umukristo ni ikintu kiba cyubakitse. Ubundi umukristo ni ukubukora, ntabwo babuvuga. Kandi kubukora niho hahandi ibyo wakoze bigaruka kandi bikagira ingaruka ku bintu byinshi harimo n'urugo rwawe. Icyo nshatse kuvuga ni iki, nkanjye urugero nko mu buhamya bwahashize, uyu munsi wa none mu bintu shimira mama wanjye nanamwubahira nuko yihanganiye mu rugo rwe. Uyu munsi akaba akiri kumwe na papa mu ngorane nyinshi tujya tuvuga nk'abana kuri YouTube.
ariko uyu mama ibintu yahuye nabyo ntabwo byari bimwemereye kuguma mu rugo, ariko kubera ubukristo n'uyu munsi akitubwira arakubwira ati hirya y'ubukristo ntibyari gushoboka abana banjye, ariko kuko nari umukristo uyu munsi wa none ndacyabanye na so, ndacyabana nawe, kandi hari byahindutse kubera kugumya gusenga no kugumya kwihangana. Buri ikintu gikomeye cyane, hari n'ibintu bibiri bitakara mu muntu kandi bikaba bimurangiriyeho. Buri iyo hatakaye intwaro yo kwihangana no gusenga, ntabwo umugore yashobora kubaka. Umugore wese aho ari, buriya n'udasenga iyo atihanganye ntiyabishobora, kuko uyu muntu mubana cyangwa mugiye kubana ntabwo mwariranywe. Hari ibintu uzamenya mugeze mu rugo. Urugero nkanjye ku myaka 21 maze nubatse, hari ibintu bikiza n'impinduka, hari impinduka zikibaho. Uyu muntu agira impinduka, murabana ariko nawe arahinduka, birahinduka. Bisaba rero ko bihindutse uruhande ahindukiye mu ngomba kurwinjiramo kandi narwo nkarurwana nkarushobora. Nanjye urwo mpindukiye, rega ntabwo ari wa mugabo uhinduka gusa, nanjye ndahinduka. Nise ubu yanshatse ngana gutya n'urugero, ntiyanshakanye 85, ntiyanshakanye 45, nese wagize ngo sinahindutse. Niba ntararyamiraga wenda uyu munsi ndaryamira n'urugero, kubera ko umubiri wabaye munini. Ubuzima bw'umuntu wari wese burahinduka, hari ibintu bigenda bihinduka. Burya ku myaka 5 hari ibyo mumenya naho umuntu akanikanga, ku myaka 10 hari ibyo mumenya naho nk'abantu mumaze imyaka 10 babana, ku myaka 15 hari ibyo mumenya naho ubundi kurwana no ku byo myaka 20 bitandukanye n'iby'imyaka 5 nabanye nabyo, kuko mu myaka 5 hari ibintu atanyerekaga, ari byo ntarinzi ko afite, ariko mu myaka 20 ndi kubona. Biransaba iki rero? Biransaba gupeza bya bintu kandi nkamenya uko mbyitwaramo, nkamenya uko magarara, nkamenya uko nitwara. Urugero nkanjye nashatse ntazi gusaba uruhushya, ntabwo nari nzi kuvuga ngo ndajya. Nabuze nkurikirana ibiganiro by'umupastor umwana kuri YouTube avuga ko ibintu byose mugomba kuba mubiziranyeho n'umugabo, ariko mu bintu byamugoye ni ugusiga mu rugo agasanga ntahari kandi ntavuze ko ntari buhave. Biramugora, ubona biramuvunnye, ariko arwana nabyo kandi nkamubwiza ukuri. Muri impamvu abantu bakwiye guhana n'ubuhamya bakamenyana, kandi ubuhamya si ngombwa ko babuzana kuri YouTube, nta nubwo ari ngombwa ko babuzana ku ikoranabuhanga. Uwo muntu mugiye kubana kugira ngo mugire umugore yitwa umugore, icyambere pastor nabaganiza ko namuganye muhana n'ubuhamya, kuko buriya Fabrice yabatanze uyu munsi wa none ntago yaranshoboye, kuko uyu munsi kuba yaramenye gusa ko ntazi gusaba urushimva, nari wa mwana mu kiderenga ucunga ababyeyi nkahita bacuba ku ijisho nkaba ndagiye. Nari wa mwana ubayeho ubuzima bwigenga busyaga bwibeshejeho. Ntabwo byoroshye rero kumbwira ngo ushize mu rugo uyu muntu ku myaka 15 yaranshyize mu rugo. Urumva yari yinjiye mu nshingano zo kurera, yari yinjiye no mu nshingano zo kugira umugore. Ariko mu myaka ya mbere yabanje kurera, hari imyaka umugabo ashaka kubanza kureramo nyine akarera, ari n'uzari dasaza harakirera bitewe n'iya characters z'umuntu nawe yavukiye n'uwo yariwe n'ingeso ze n'imibereho ye. Ariko icyo cyatse kuvuga ni kimwe, hari ibyo duhuriye ku bintu byitwa ko uyu munsi niba uri umugore, niba winjiye mu nshingano yitwa kuba umugore. Icyambere, umugore mu rugo niyemere kuba umugore, kuko uko byagenda kose umugabo n'umugabo, umugore n'umugore. Ariko hari ibyo byakugonga wa mugabo we, nawe ukwiye kumenya ko nubwo uri umugabo ukwiye kwakira nawe kwihangana, kuko kwihangana ni impano dusangira twese. Yarabyihanganiye kandi igihe kigeze ndabikosora, biranakosoka. Uyu munsi ku myaka 20 nanjye ndavuga ni ndajya aha, ndarara aha, biragenda gutya, nkamenya uburyo ibintu byose biprogram. Rero umugore w'umukristo ntago akwiye gusenya urugo, kuko ibisenya ingo twese turabyicaranye. Buri byasenye uriya nawe nanjye byari kuba byaransenyeye, ariko kwihangana no gusenga bijya bishoboza umuntu guca ahantu hadacibwa abandi bananiwe guca uko haca bigashoboka. Ego abadamu warimo kugenda bagira inama nibyo rwose, kandi icyo uri kuvuga niko kuri, ariko turagira ngo turusheho kubafasha. Hari abakristo bubaka ingo barazisengeye, baragerageje, bari abakobwa bagasenga. Uvuze ko hari ibice bibiri, hari abaza barashatse bakaza gukizwa, hakaba n'abari barimo bakira abakobwa bagashaka. Uri kubona ko umuntu agasengera umuntu akaza avuga ati ebana ngiye kubaka, ariko yagera muri rwa rugo ntiyubake agahita akora divorce, kandi no mu Kristo uwo muntu yaramusengeye. Ibi bintu biterwa n'iki? Ni rya jambo rivuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Kuko ntabwo wafata umuntu nka mama Fabrice
wihaye. Hari umama ajyaga akunda kutuganiza mu badamu akatubwira ukuntu ingo zirimo mu bice bibiri, akatubwira ko ari ingo twihaye, bamwe bihayemo aho ngaho. Kwiha ni ukwishingira. Akatubwira ko ari n'ingo Imana yatanze, aribo babo ngabo wavuze basengeye. Usanga uburangari bwinshi. Mwenda abadukurikiye baze gukora ubushakashatsi nka Mama Fab, ariko 90% uburangare bw'abagore barangaye cyane cyane mu itorero cyangwa n'ahandi ni abagore bakuwe iwabo ari abakobwa. Bakubwi iwabo ari abakobwa, bambara ivara, bicaza abantu mu bidari, bararya baranywa, bambara ikanzu y'umweru, bajya mu kwabuki. Aba bagore yageze yahita afatisha, aba yumva yarafatisha kuba gusa baramukoye akambara ikanzu y'umweru, aba yumva akaze. Kandi ibyo bintu nta gukara. Urugo ni yindi university winjiyemo. Bishatse kuvuga iki, nkanjye barambabarira, buriya kwitwa umugore biva mu byiciro bitatu, ikambivugeho. Icyiciro cya mbere ni wa muntu wagize umugisha wo gukizwa, amaze gukizwa ashakira mu itorero, kuko ni umukristo afite itorero yakirijwemo riramushingira. Hakaba n'uyu muntu wundi nawe uba mu itorero ari umukobwa ariko agasaziramo akagira imyaka nka 45 cyangwa 50, mujya mubumva bagashaka. Hakaba n'undi nka Mama Fab utarigeze ubisengera, utarigeze ubijyamo nanabishaka. Wakubitanye n'itipe hariya mu kabari, tugahita twigira mu rugo mu myaka 15 yanjye ngo agiye kungira umugore, yajya navuganishyira amazi muri dushe niyishyiremo wa mbwa we. Yavuga ati ibiryo biriye nabimaze ntabihari. Urumva ibintu nari ndimo ntabyo narinze. Mu byukuri ibi bintu uretse Yesu wabyubatse, ariko nari byari biriho. Kuko uyu muntu ntago ngiye nigeze nsengera umugabo. Uyu muntu sinigeze ntekereza. Cyakora njyaga nicara rimwe na rimwe kamogi nta kandimo, nkicara nkaho ariko ubundi nzashaka. Nyine nkanavuga ni cyakora ndengeje 20 naba nashaje man. Niko nicaraga nkabitekereza. Umva 20 sinzayigeze. Ndamutse koko bizabaho, kuko nani byo nenzi ko bizabaho. Ariko icyo nshatse kuvuga ni iki? Nshatse kuvuga ngo ibi byiciro bitatu ntago izi ngo zabo zamera kimwe. Wowe uratekereza uyu narudabagiragamo koko ntarwo nasenge, nta nubwo naruhiye. Narudabagiragamo koko ntari nzi ibyo ngiye kubaka ko ari ibintu by'umumaro, kandi reka mbabwire urugo na adresse. Uyu munsi wa none umuntu wese watakaje adresse ye ntago wambwira ngo arishimye. Aba bana bazakubaza papa cyangwa papa bamubaze mama. Uyu muryango w'aba bana iki gisekuru mu cyumve, kuko uyu munsi ngewe yo hari nibingoye nyita ndebe igisekuru cy'ejo hazaza ku bana banjye. Nkahita nkavaringa igisekuru cy'abana nubwo ngiye byaba byananiye, kuko abana banjye nta ruhare bigeze bagira kugira ngo mbane na Papa Fab. Ariko mu kubana nawe ejo harimo igisekuru cya Fabrice, cyarimo igisekuru cy'abazabakomoka w'abana banjye. Kizaza gisanga uye muryango, isi kizaza isanga ibintu byubakitse cya byarasenye biturutse kuri ngiye ku kantu gato cyane, gasemburo gato burya ngo gatubura ibyo kari gukora. Bishatse kuvuga iki rero? Nshatse kuvuga ngo aba bantu ko ari batatu nubwo bose biswa abagore mu bihe bitandukanye. Uyu muntu ushatse afite imyaka 45 yarakobotse, yaramukobokeye. Aho mbazi bashatse bakuza ahantu mbazi hamwe na hamwe, usanga rwose ibintu arimwo abyiyumvamo, babyita kubyiyumvamo. Suko nabo badasenya hose satani ntahatarasa umwami. Nanjye wanjye yawuharasa ntara nabisengeye n'uwo ngo akabi. Ariko tubirinze gute twebwe ubwacu? Uyu muntu w'imyaka 45 agize umugisha, abonye urugo. Reka tuvuge ngo arasenga cyangwa ntasenga, ariko abonye urugo. Uyu muntu mu byukuri biramutse bimusenyeyeho nawe yabakoze ikintu kidasanzwe. None nshatse kuvuga ari n'uyu nguyu wundi wasenze kuri 21 cyangwa 2 arashingiwe n'itorero. Mujya mubabona abana bato rwose yambaye ikanzu kimubereye, ukabona rwose Imana ibikoreye igihe. Ababyeyi bakicara, wakwicara n'umubyeyi ukabona Imana ibikoreye igihe. Ariko yagerayo mu minsi mikeya hari umwana umwe twaganiraga n'undi muntu atubwira ukuntu ngo bagiye kumutekesha noneho kandi n'uwitorero nyine ukuntu asoka yambaye agakabutura n'isengeri mu bashyitsi, akabutura n'agasengeri mu bashyitsi. Noneho nyina mubonye ahita musubiza inyuma ataragira mu bashyitsi, ahita musubiza cyo kwambara ibitenge cyangwa wambara idira cyangwa wambara ikanzu. Umwana ati bagomba ku muryango ugomba kumenya aho bazanye wari we. Ati umuryango ugomba kumenya ko nkundi kabutura n'isengeri nibyo ndabakira. Ahamagara mama yarara hamwe ati ngwino mfashe. Mama wararira ati mbabarira n'uwo mama ati tubabarire, tugaragaza umuco kabyara we umuryango we wabo umugabo kutwubahe. Undi ati niba mudashaka ko njyayo bosi ubwo ntago njyayo, ariko ndajyayo nambaye ikabutura n'isengeri. Bamenye bantekeshe nambaye ikabutura n'iki sengeri. Byarangiye kandi ko kwaje yambaye ikabutura n'isengeri, abaraho bose barumirwa ka yandirimbo bifata ku muntu.
urumva nge nambika abageni business nkora niyo kwambika abageni uriya mujyi mbonera mitungo twinshi cyane urumva ugasanga muri iyi minsi umwana w'umukobwa nagatinya kujya gushingirwa ataguze ibitenge ntabwo wamubwira umwambaro witwa ibitenge ntiwamubwira umwambaro w'abadamu oya pe natwitara komeza yambare yakora ya natwitara komeza yambare yapantaro mbese indangagaciro y'icyahindutse ntago igaragara icyakora habayo kurara ahantu hatandukanye naho yararaga ariko ibindi byose aracyari wa undi w'iwabo umugabo nanavuga gato kubera urugo rw'iwabo avuyemo arambwira ati iwacu harahara aho wankuye harahari deja yuko nta naho wahuriye na hano muri make ugasanga uyu munsi akeneye kwigishwa nabwo nzi niba turaza kwigisha duhereye ku rubyiruko cyangwa turigisha abamaze kuzinjiramo ariko abapasiteri bafite akazi kuruta kera kuko uyu muntu kandi ari kwica ibyaza ameze nk'uwisinzirije muriya gukangura umuntu usinziriye biroroha ugukoraho gutya ngahita akanguka ariko umuntu wisinzirije nshatse kumwita nde umuntu wica ibyazi uyu munsi social media zirahari kugira ngo zirahari kandi bari kureba uturadiyo duvuga ibyo bintu nuko bikorwa nuko bimera barabifite ni ukuri ntabwo uyu mwana ugiye gushaka ibi bintu atabizi nibyo pasiteri amwigisha uwabizi kumurusha ariko nageraho ikibazo gihari uyu munsi nanone gihari mu bubatsi ngo cyangwa mu ngo kubahiriza bya bintu wewe ubwo bumenyi wakiriye gushyira mu bikorwa bya pasiteri yaguhaye gushyira mu bikorwa bya bintu byose wakopeye kuri YouTube ntago bikoroheye kubera ko si ibyawe urumva atari umwanya wabyo ubundi aramfata te akabamo n'akandi kantu rero noneho ko gutinyana wagira ubumenyi uhaha n'urugero nkatwe dusenga mu badamu hari ukuntu abadamu baza kaguhugura ibyo bita amasengesho y'amahugurwa y'abagore bigeze baduhugura utuntu n'utundi noneho mu byo baduhuguraga ndagenda ashyira mu bikorwa kimwe muri ibyo umutwaro uzi ukuntu yambwiye yaramye ngo ariko ugiye waherera Rwanda n'iki ndavuga ntibacutse urumva ukuntu ambwiye urumva narabikoze ndabikora arambwa ati ngo nkubaze ubwo igihe wahereye urarwana n'iki ndavuga ariko wambwa ndarwana n'iki icyo gihe ahubwo nitamubwirana nabi cyane none ugasanga se turaza gukora ibyo twigishijwe ibi turimo se ibyo ubumenyi buduhaye ariko ngiyewe nta kindi kintu mbona gikenewe hakenewe ijambo ryitwa kwihangana no gusenga kuko gusenga iyo usenga Imana irakuyobora muri ibyo bintu kuko kubakana umushinga mugari kandi ni ibintu bidakorwa umunsi umwe kubaka ntabwo ari ibintu byubaka umunsi umwe urugo ni urugendo ni urugendo kandi rurerure rudafite utavuga ngo ngiyi nyubako hari ukuntu ushaka kubaka inzu ukayihana plan ugati ndabyubatse gutya ushobora kubyubaka gutya ejo mu gitondo bugacya byahindutse bikagusaba ko igisenge ugicurika kugira amazi amanuke ubundi mu kanya gato bikagusaba ko ugihagarika neza noneho kikaba gihagaze neza pani gicuritse muri makeya bisaba ayo makorose kumenya ko arimo nitubwize urubyiruko rwacu kuri tubabwire ko kwitwa umugore ni korose no kugoragoza ntabwo ari ibitenge hoya si baze ntabwo ari amazu turi kugenda twirukira si imitungo turi gusezerana ivangamutungo n'ivanguramutungo oya kubaka urugo ni korosi ni urugendo ni ahantu ugiye kumbona ibindi bintu utaruzi ko bihari ariko aho hantu ukamuvuga uti uko byamera kose kama mbaye ngomba kwinjira aha hantu kandi nkahaba neza icya mbere mpubahiye Imana kandi mpubahiye n'abo mpasanze yego mama Fabrice turagushimiye nakagaruka ubwo n'abantu kandi namwe mutange comment ku buryo mama Fabrice avuze uko ubyumva uko bitekereza hano ku nzira y'ukuri nakagaruka muzajya muza muhungukire ibintu by'ubwenge kandi mukore subscribe mudakore na share ndetse na like murayikinge nabyo ni byiza biradufasha Imana ibaho umugisha cyane habeho ibiganiro kandi habeho uburyo bwo kubonana abantu be kuburana kandi babana mu nzu abantu baraburanye kandi babana abantu babuze uburyo baganira kandi babana turabifuriza kugira ngo iriya tariki 8 z'ukwa gatatu ibi tariki ingaruka mwaka y'urwibutso kandi nanone ituma mwisubiramo kugira ngo twubake ingo nziza mu gihugu cyiza ndetse tugire umuryango mwiza mu gihugu cyiza murakoze cyane